Ni Relative Rwanda rero ukomeje gukurikirana, reka mbanze gushimira wowe udahwema kubana natwe ndetse no kudukurikirana 5 kuri 5. Reka rero mbanze mwifurize kugira byiza aho herereye hose. Wowe kuza subscribe ni by'agaciro, nawe utarayikora rero reka mbanze gusabe gukanda kuri ako kantu gatukura kandi subscribe ndetse nakanda kazogera kugira ngo gasa umukara, maze ujye ubasha kubona amakuru meza cyane kugiye. Nko kuri kubona rero uri kubona nyakwigendera DJ Mila ari kumwe n'umugore we ndetse nguwo umwana we wabo Shani, aho rero tugiye kurebera hamwe ibintu bine byo kwitega mu gitaramo cyo kumurika album cyangwa igitaramo cyabaye cyo kumurika album ya DJ Mila nyakwigendera, cyabaye kuri uyu wa gatanu. Kuri uyu wa gatanu rero tariki ya 4 kwezi kwa 12 2020 saa 2 z'umugoroba cyangwa saa 2 z'ijoro nibwo habaye igitaramo cyo kumurika album launch ya nyakwigendera Virgile Karuranga cyangwa DJ Mila. Iki gitaramo kiraza cyangwa igitaramo cyabereye kuri YouTube channel ya nyakwigendera DJ Mila witabye Imana kuwa gatanu cyangwa ku tariki 5 Mata 2020 azize uburwayi. Mu gihe rero havuraga amasaha make ngo habe iki gitaramo cyo kumurika album ya nyakwigendera DJ Mila yasize akoze, twabateguriye ibintu byo kwitega muri iki gitaramo cyangwa twateguriye ibintu byari kugaragara muri iki gitaramo. Igitaramo rero cyari kugaragaramo abantu b'ibyamamare bakomeye cyane ndetse banakoranye na DJ Mila. Bamwe rero mu bahanzi batumiwe muri iki gitaramo ni abahanzi bafite izina rikomeye mu gihugu cy'u Rwanda kandi bafite n'abafana batari bakeya ndetse bibanze ku bahanzi bagiye bakorana na nyakwigendera DJ Mila barimo nka Riderman, Uncle Austin, Mike Kayihura, Jasmine, Peace Jolie, Pasi Kizito, Saxo Kivumbi, King, Lita Ange, Kagaju ndetse na bande imaze kumenyekana cyane mu Rwanda ariyo Symphony Band. Aho rero ni ikintu cya mbere cyari cyitezwe nuko muri iki kirori cyo kumurika album launch ya nyakwigendera DJ Mila hari kuba harimo abahanzi b'ibyamamare. Ikindi cya kabiri ni uburyohe bw'umuziki, cyane cyane uburyo bw'umuziki uvanze, bitewe rero n'umubare munini w'aba DJs cyangwa aba DJ bari buze cyangwa bahagaragaye, barabuze kuba bagaragara bavanga umuziki. Biratanga icyizere ko umuziki ushobora kuza kuryoha kuko haraza kuba harimo aba DJ barenga 4 bazwi cyane hano mu Rwanda b'ibyamamare, aribo DJ Pius, DJ Toxic, DJ Marno ndetse na DJ Jules. Aba rero aba bose n'ubusanzwe barakunzwe cyane mu kuvanga umuziki hano mu gihugu cy'u Rwanda, bakaba rero bashobora kuza kugaragara ndetse no kugaragaza imbaraga zabo nyinshi iri joro ryo mu gitaramo cya nyakwigendera DJ Mila. Nk'uko rero mwagiye mubibona, twagiye tubereka uko show yari imeze cyangwa ko ikirori cyari kimeze. Ikintu cya gatatu rero cyari kitezwe mbere yuko iki gitaramo kiba, Amarangamutima menshi yari kuza kwiranga muri iki gitaramo. Ese niko byagenze? Turaza kubibona nabyo birahari, turabibafitiye. Bitewe rero nuko nyiri album launch ari we nyakwigendera DJ Mila adahari, akomeze kuruhukira mu mahoro ndetse Imana imufashe aho aruhukiye. Rero DJ Mila nyakwigendera akomeze kuruhukira mu mahoro. Muri iki gice rero cy'amarangamutima bishobora kuza kugora bamwe mu bamukundaga cyane, yaba abahanzi, abafana cyangwa abo mu muryango we, kugaragaza amarangamutima menshi mu gihe iki gitaramo kiri buze kuba kiba cyangwa mu gihe cyabaga
turaza kubirebera hamwe. Guha icyubahiro DJ Mila, icyo ni ikintu cya kane cyane, cya kane kiri buze kugaragara cyangwa cyaje kugaragara muri iki gitaramo. Mu gihe rero iki gitaramo kiri buze kuba kirimo kuba hashobora kuza gufatwa umwanya wo kwibuka nyakwigendera DJ Mila, yaba hagati mu gitaramo cyangwa se kirimo gutangira cyangwa kirimo kurangira, mu rwego rwo kumwibuka ndetse no kumuha icyubahiro akwiye DJ Mila. Iki gitaramo rero cyabaye mu kanya, harimo ibyamamare bigiye bitandukanye: MC Nario, DJ Pius, Riderman, DJ Toxic, DJ Marlon, DJ Joyce ndetse n'abandi bahanzi benshi ba Amarangamutima ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Reka rero turebere hamwe bimwe mu binyamakuru bya hano mu Rwanda ibyo byagiye byandika ndetse n'ibyo uyu mugore wa DJ Mila yagiye atangaza. Umugore wa DJ Mila yahishuye indirimbo akunda kurusha izindi kuri iyi album y'umugabo we mbere y'uko iki gitaramo kiba. Nyuma rero yo kumva album Shani y'umugabo we ku wa 30 Ugushyingo 2020, Igihozo Hope, umufasha wa DJ Mila witabye Imana, yahishuye ko Vutu ariyo ndirimbo yakunze cyane kurusha izindi. Iyi ndirimbo rero ikaba iri kuri iyi album Shani yitiriwe nyakwigendera umugabo we DJ Mila. Shani rero ni album igizwe n'indirimbo 10 DJ Mila yakoze mbere yo kwitaba Imana, ariko ntiyazisohora ndetse yiganjemo izo yifuzaga gukorana n'abandi bahanzi ariko bari batarabijyamo neza cyangwa bari batararirimbamo. Nubwo rero ahamya ko indirimbo 10 zose zigize iyi album ari nziza, umugore wa DJ Mila yatangaje ko akunda bikomeye indirimbo Vutu umugabo we yakoranye na Safi Madiba. Vutu rero ni indirimbo ifite umudiho wo kubyina, byumvikana ko rero yakorewe kujya icurangwa mu tubyiniro kimwe n'indi nyinshi ziri kuri iyi album. Ni Igihozo Hope mu kiganiro cyihariye yahaye ikinyamakuru kimwe cya hano mu Rwanda yavuze ko rero ayikunda iyo ndirimbo Vutu kubera ko rero uburyo umugabo we yayiririmbyemo. Yavuze ati cyangwa yagize ati, indirimbo nkunda kurusha izindi ni Vutu yakoranye na Safi Madiba, iratangaje, nkundamo ijwi rya DJ Mila, iyo ryumvise rituma numva nishimye rikanyongeramo ibyiringiro. Aha rero ijwi rya DJ Mila nk'umugabo, rya nyakwigendera DJ Mila nk'umugabo wa ni Igihozo Hope, ijwi rya DJ Mila. Yakomeje avuga ko rero rya DJ Mila mba nifuza kuryumva kenshi gashoboka kuko riranyubaka cyangwa riramunyibutsa, byagera kuri izi ndirimbo rero bikaba akarusho kuko binyibutsa ukuntu yari umukozi w'umurava cyangwa umukozi mwiza mu kazi ke. Umugore rero wa DJ Mila yararikiye abantu bakurikira iki gitaramo cy'umugabo cyangwa yararikiye abantu kuba baza kugikurikirana kuri YouTube channel ye, nkuko twagiye tubibabwira, nkuko igitaramo mwagiye muri uburyo cyagiye cyangwa cyitabiriwe ku rwego rushimishije. Uyu mugore wa DJ Mila ni Igihozo Hope akaba yagize ati, ndumva ari kure nubwo hazagira. Ibyo rero akaba yarabivugaga mbere yuko iki gitaramo kiba, akaba yaravuze ati ndumva ari kure nubwo hazagira bazumva kandi niteze ko bazazikunda izi ndirimbo. Abahanzi rero bose bari kuri album bazaririmba muri icyo gitaramo n'ijwi rya DJ Mila bazaryumva nubwo azaba adahari. Usibye rero kumurika album ya DJ Mila minsi mike, byitezwe ko hagiye gutangira gukusanya miliyoni 55 zo gusoza imirimo. Uyu muhanzi wabifatanyaga no kuvanga umuziki yari yaratangiye. Iyi mishinga rero irimo kuzuza inzu
yari yatangiye kubakira umubyeyi we ndetse niyo yifuzaga kubakira umuryango we kuko yari yaramaze kugura ikibanza. Aya mafaranga rero azakusanwa mu kugura album y'uyu muhanzi n'imipira iriho amafoto ye. Hazashyirwaho n'uburyo bwo kwifashisha telefone we gutanga inkunga binyujijwe ku rubuga rwa GoFundMe. Album rero ya DJ Mira cyangwa nyakwigendera DJ Mira yisangije kuba ihuriwemo n'abahanzi batandukanye barimo abafite amazina akomeye ndetse n'abandi bakizamuka. Iriho rero indirimbo 10 yakoranye n'abahanzi barimo n'abahanzi zirimo Mila akaba rero iyi ndirimbo Mil akaba ariyo yakoranye na Rita Ange Kagaju. Akaza indirimbo rero yakoranye na Peace Jolie na Pasi Kizito yitwa Kocho. Hakaza yitwa TikTok yafatanyije na Kivumbi ndetse na Jasmine. Hakaza yitwa Vutu yahuriyemo na Safi Madiba. Hari rero kandi Aiming for Stars ya DJ Mila na Mike Kayihura na Ariel Wise. Hakaza yitwa Homies Overhaul akaba yayikoranye na Saxo, akaba ari DJ Mila ndetse na Saxo. Hakaza yitwa No Wahala ya DJ Mila na Peace Jolie. Hakaza I'm the Best akaba yarafatanyije na Riderman ndetse na OG The General. You Got Me akaba yarayikoranye na Amalone ndetse na yitwa Enjoyment ya DJ Mila, DJ Toxic, DJ Marlon ndetse na DJ Pius. Izi ndirimbo rero zatoranyijwe ku mubare munini w'izo yari yarakoze ariko zitarasohoka. DJ Mila rero wakoranaga bya hafi na Davidenko yari yaramubwiye ko rero yifuza kumurika album ye ya mbere, ndetse nyuma yuko atabarutse Davidenko yabwiye ikinyamakuru kimwe cyane mu Rwanda ko agiye gukora uko ashoboye kose akarangiza izi ndirimbo ndetse hagakorwa ibishoboka album ye ikajya hanze. Uyu mugabo rero wari ufite izi ndirimbo ariko zitarangira cyane ko benshi mu bahanzi DJ Mila yifuzaga gukorana nabo babaga batarashyira amagambo mu bitero byazo, ndetse yabwiye ikinyamakuru kimwe cyane mu Rwanda ko amaze igihe akora kuri izi ndirimbo afata amajwi y'abari batararirimbamo no kuyatunganya kugeza ubwo zisohotse. Usibye rero Davidenko, iyi album yakozweho na Medbeat wabafashije mu gutunganya amajwi neza cyangwa muri mix. Ibyo rero ni ibyo ibinyamakuru bimwe bya no mu Rwanda byagiye byandika mbere yuko igitaramo cya DJ Mila kiba rero, aho igitaramo cyari kituzwe ko hagomba kugaragaramo ibintu bine twababwiye ndetse hakagaragaramo no kumufasha, aho rero telefone bamufashagamo cyangwa ikintu wasabwaga ari ukwandika akanyenyeri 777 akanyenyeri 777, no kuvuga akanyenyeri udutangiye urandika akanyenyeri 73 akanyenyeri 72 akanyenyeri 2232 akadirishya, cyangwa ukajya kuri page ya Save Plus. Aho rero n'uburyo ushobora kuba watanga ubufasha bwawe kuri DJ Mila nyakwigendera, aho rero iyi nkunga izafasha ni Igihozo Hope mu gutunganya ndetse no kuzuza indoto z'umugabo we umugabo we DJ Mila. Ngaho ngukorera ngaho amakuru y'igitaramo cya DJ Mila, mwagiye mugenda mubona video yagiye igaragara y'abahanzi bagiye bitabirwa n'ibyo bagendaga bavuga cyangwa imbamutima zabo kuri iki gitaramo. Ni TV Rwanda rero dukomeze kubabera 5 kuri 5. Reka rero tubashimire mwakoze subscribe namwe mutarayikora tubasabe kuyikora, hanyuma rero bifuriza kugira byiza aho muherereye hose, mukomeze mukurikira ibiganiro byacu nakagaruka naho utaha. Ciao.